Uyu munsi turi mu isi yihuta ikataje mu nzira y'amajyambere, aho abantu benshi bafite ubwenge bwinshi bugiye butandukanye ababukoresha bashaka icyakorwa kugira ngo ikiremwa muntu kibeho ubuzima butakigoye, cyangwa se ikiremwa muntu kibeho ubuzima bworoshye kuruta ikindi gihe cyose cyaba cyarabayeho. Ibihugu byinshi bikomeye bifatanyije n'abahanga ndetse n'abashakashatsi bagiye batandukanye bari kugenda bashakira ubwo bushobozi muri AI cyangwa se muri artificial intelligence cyangwa se mu bwenge bw'ubukorano. Niho bari kugenda bashakishiriza ubushobozi bushobora gufasha ikiremwa muntu kubaho ubuzima butakigoye. Ese wowe warigeze kwibaza uko byamera igihe umuntu ashobora kwimura ubwenge bwe bwose akabubika muri mudasobwa? Ese umuntu yaba agihari cyangwa se yaba yabaye ikindi kintu cy'ikoranabuhanga? Ubu ni bumwe mu busobanuro mugiye kwakira bw'ibibazo bikomeye cyane isi iri kwibazaho muri iki gihe. Turaganira ku bintu bibiri bikomeye: AI, artificial intelligence cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, hamwe n'ikindi bita brain uploading cyangwa se kwimura ubwonko bwa muntu muri mudasobwa. Tugiye kugendana gake gake dusobanura kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa, tugira ibyo tumenya kuri AI ndetse no kuri brain uploading. Uri kumwe nayo NP Entertainment. Reba ko kuzisubscribe, ukane like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo ibintu byinshi bijya bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. AI rero bisobanura artificial intelligence, mu kinyarwanda bikaba bivuze ubwenge bw'ubukorano. Ubu ni uburyo bwo kwigana imitekerereze ya muntu ndetse bugakorwa hifashishijwe mudasobwa ndetse n'imashini. Nk'urugero, iyo uvuganye na Google Assistant, ibyo ngibyo ni AI. Ndetse niyo ushobora kwandika ikibazo kuri ChatGPT nawe ukabona igisubizo mu kanya nk'ako guhumbya, ibyo ni AI. AI ishobora no kwigana ijwi ry'umuntu, uko avuga, uko aseka ndetse n'uko yakitinga rwose, ukaba wagira ngo ni umuntu muri kuvugana cyangwa se ni umuntu muri kuganira bitewe n'uko uzi ijwi rye. Ariko AI ifite ubushobozi bwo kuba yakora ibyo bintu, ikigana umuntu uko avuga neza itibeshye na gato. Tekereza nk'aho umuntu ashyize mu bwenge bwe muri robot, cyangwa se nk'aho umuntu yashyize ubwenge bwe mu robot. Iyo robot igasubiza ibibazo, ikiga ibintu, ikamenya kuvugana n'abantu ndetse rimwe na rimwe ikaba yamenya no gufata ibyemezo. Tekereza yibaze uko byagenda. Ibyo byose bikorwa n'ubwenge bwakozwe n'abantu. Brain uploading yo rero, cyangwa se kwimurira ubwenge bwa muntu muri mudasobwa, ni igitekerezo gishingiye ku gushaka uko amakuru yose ari mu bwonko bw'umuntu cyangwa se ibitekerezo bye, uko yiyumva, ibyo yibuka n'uko yitekerezaho byashyirwa mu mashini, ku buryo ibintu byose cyangwa se ibikorwa bye byose abatekereza bishobora kujya muri mudasobwa. Mu by'ukuri ushobora kwibaza niba ubwonko bwa muntu bushobora kwimurwa bukaba bwavanwa muri we bukajyanwa muri mudasobwa. Kandi kuko iki ni ikibazo gikomeye cyane ndetse cy'ingenzi buri muntu wese yakwibaza. Abahanga baravuga ko bishoboka ariko bigoye cyane. Hari imishinga nka Neuralink ya Elon Musk ishaka gufasha abantu gukorana n'imashini binyuze mu bwonko. Uwo ni umushinga rwose uri kwigwaho ndetse abantu benshi bategerezanyije amatsiko. Blue Brain Project nawo ni umushinga wo mu Busuwisi, bashaka kwigana imikorere yose y'ubwonko bw'abantu. Dufate nk'urugero ariko kandi rwo kwibaza: iyo mudasobwa ibika amafoto, amajwi n'inyandiko, kuki itabika ibitekerezo byawe? Nguko uko abantu batekereza, icyo bita brain uploading. Abibaza impamvu mudasobwa ishobora kubika amafoto ariko ntibike ibitekerezo by'umuntu. Mu by'ukuri bivugwa ko gutegura brain uploading bisaba ibintu bibiri bikomeye: gusoma neza uko ubwonko bukora, cyangwa se ibyo bita brain scanning, hakoreshejwe imashini zikoreshwa mu buvuzi nka MRI n'izindi zishobora kubona ingingo n'udutsi dutoya tw'ubwonko.
ndetse buri kantu ko mu bwonko kagira uruhare mu mitekerereze kagomba kwitabwaho. Kugira ngo tubimenye byose bisaba ikoranabuhanga rirenze iryo dufite ubu ngubu. Ikintu cya kabiri kiba kigomba gukorwa kugira ngo habashe kuba hategurwa brain uploading ni ugukora copy cyangwa se simulation y'ubwonko mu mashini. Ni nko gufata ubwenge bw'umuntu cyangwa se ubwenge bwawe ukabushyira mu mashini, urumva ko buba bwimuwe. Iyo kopi y'ubwonko ishobora gutangira kuvuga, gutekereza, kwibuka nk'uko wabigenzaga. Icyo gihe niko ubwonko bwaba bwimuwe muri mudasobwa. Ese iyi kopi yaba ari wowe cyangwa se waba uri undi muntu mushya usa nawe mu bitekerezo? Icyo nacyo ni ikibazo abantu bagenda bibaza bacyumva ko hagiye gukorwa ibishobora gutuma ubwenge bwabo cyangwa se ubwenge bwa muntu bwimurirwa muri mudasobwa bikamera nk'aho ari kopi. Ese abantu bari kwibaza ngo uyu muntu aramutse ubwenge bwe bwimuwe bukajya muri mudasobwa, ese yaba ari wowe koko cyangwa se wabaye ikoranabuhanga nk'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga? Niba dufashe ubwenge bwawe tukabushyira muri mudasobwa cyangwa se tukabushyira mu mashini, wowe nka muntu uri hehe? Ubu ni wowe cyangwa se n'indi version yawe? Ibi ni ibibazo abantu barimo baribaza ari benshi cyane, ndetse ibibazo bari kwibaza birakomeye kandi biranatangaje. Ugendeye nko hirya y'imyemerere, ku bantu bafite impaka z'imyemerere barimo baribaza ati se umuntu yaba agifite roho niba ubwenge bwe bwaba bwimuwe bukajyanwa muri mudasobwa? Niba roho ye yajyanwe muri mudasobwa, mu by'ukuri umuntu aba yihari cyangwa se roho ye iba yagiye? Ku bijyanye n'umutekano, cyber security, iyo ubwonko bwawe bubitswe muri mudasobwa, umuntu ashobora kubwinjirira cyangwa se akabuhakinga, akaba yabugira icyo ashaka cyangwa se akaba yabugira uko we ashaka kubera ko yabashije kuba yabwinjirira. Ahangaha rero tugendeye mu kuba twakigarurira isi, niba dufite ubwenge bukora nkawe ariko butagira umubiri, bushobora kuba ari bwo buzayobora isi. Kandi kuko birumvikana, niba umuntu afite ubwenge yakoresha icyo ashaka, ntibivuze ko butakora uko abyifuza kubera ko nta mubiri uhari. Oya, aba yabukoresha uko ashaka kubera ko aba bufite, kabone niyo nta mubiri waba uhari. Ahangaha hari ndetse n'ibyo abantu batekereza kuri ibyo bintu. Abahanga bamwe bavuga ko mu myaka hagati y'imyaka 50 n'ijana iri imbere, ibintu bishobora kuba byaragezweho cyangwa se bishobora kuzagerwaho. Ndetse reka tuzi kurebera hamwe icyo bavuga kuntu bishobora kuzahindura isi. Abantu bashobora kubaho mu buryo bwa digital cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikindi kintu gishoboka ni uko umuntu ashobora kuzakomeza kubaho na nyuma yo gupfa akaba yakomeza kubaho, kubera ko ubwenge bwe bwimuwe bugashyirwa muri mudasobwa. Ndetse guhuza ubwenge bw'abantu benshi nabyo bishobora kuzahindura imyumvire yacu, kubera ko bazaba bazi neza cyangwa se hazaba hazwi neza ikigero cy'ubwenge bw'umuntu uyu n'uyu, babashe kuba bamenya abantu bahuje ubwenge bitagoranye. Ikindi kintu gishobora kuzereka abantu ko isi yahinduwe ni uko habayeho icyo bita brain uploading cyangwa se kwimura ubwenge bwa muntu ukabushyira muri mudasobwa. Abantu bashobora cyangwa se bazaba bashobora gukoresha ubwenge bwabo ahantu hose baba bari, bifashishije telefone, robot cyangwa se mudasobwa, yaba ari mu ndege cyangwa se aho yaba ari hose ku isi, ndetse no ku yindi mibumbe. Abashobora gukoresha ubwenge bwe bitewe n'aho ari, kubera ko ubwenge bwe bwimuwe bukajya muri mudasobwa. Muri make, AI na brain uploading ni ibintu biri gukura cyane, ndetse bishobora kuzadufasha gukemura ibibazo bikomeye.
nko gusaza, indwara ndetse no guhererekanya ubwenge. AI na brain uploading bishobora kuzagufasha cyangwa se bishobora kuzadufasha kuba tutasaza cyangwa se kuba tutapfa gufatwa n'indwara, ndetse n'igihe ukeneye guhereza umuntu ubwenge ukaba wabumuhereza, kubera ko ubwenge bwawe buri muri mudasobwa, ukaba wabasha kubwoherereza undi muntu akaba yabukoresha icyo ashaka. Ariko nanone harimo n'ibibazo byinshi. Ushobora kwibaza ngo ninde ufite uburenganzira ku bwenge bwawe, cyangwa se ukibaza ati se ubuzima bwanjye bushobora gukomeza muri mudasobwa, cyangwa se hanyuma yo kubushyira muri mudasobwa biba bishoboka ko nakongera nkabwisubiza cyangwa se nkabusubirana. Cyangwa se ukibaza uti ese ubwonko bwanjye cyangwa se ubwonko bwawe butandukaniye he na roho yawe, cyangwa se ubwonko bwanjye butandukaniye he na roho yanjye? Ese wowe uramutse ubashije gushyira ubwenge bwawe muri mudasobwa wabikoraho iki, cyangwa se wakora iki? Twandikire muri comment utubwire, udusangize ibitekerezo. Uri kumwe nayo NP Entertainment. Reba ko ukoze subscribe, ukanilike, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tunamenya aho isi igeze. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.